twambaye tuzanawamburwa kuko twavuye mu gitaka tuzanagisubiramo. Ni ibintu byoroshye cyane, so ntihakagire umuntu yiratana n'umubiri. Jean-Luc, iki gitaramo urebye kiraba cy'abahanzi. Ndagushimiye ukomeje gukurikirana gahunda zacu aho uherereye hose mu majyepfo y'igihugu, Burasirazuba, Umujyi wa Kigali, Uburengerazuba, Amajyaruguru ndetse nawe udukurikiye uri hanze y'igihugu. Turagushimiye cyane kandi turagushuje. Muri aka kanya twe turi Kimironko ahazwi nko kwituze garden. Aha ni ahagiye kubera umugoroba wo kwibuka Karamuka Jali, kwitumumenyere nka Junior Multi System umaze iminsi mikeya yitabye Imana. Ni umwe mu bantu bagize uruhare mu muziki nyarwanda, ni umwe mu baproducer bakomeye igihugu cyacu kibuze, ni umwe mu bantu bagiye bakundwa n'abantu benshi, ndetse nk'uko muri bugende mubyumva aha hari butangwe ubuhamya ku bantu yagiye agirira neza, ku bahanzi bakomeye tuzi hano mu gihugu yagiye afasha kuva ku rwego bari bariho kugeza ku rwego bagezeho ubu ngubu. Junior Multi System rero yitabye Imana afite imyaka 31 y'amavuko. Nk'uko tubikesha bamwe mu bagize umuryango we harimo ababyeyi be. Yavutse ku itariki 25 z'ukwa gatandatu mu mwaka wa 1992, ndetse yaje kwitaba Imana ku itariki 27 z'ukwezi kwa karindwi mu mwaka wa 2023. Yavukiye mu gihugu cy'u Burundi, avuka ari umwana w'imfura mu bo bavukanaga, ndetse n'imfura mu buzukuru. Junior Multi System rero nk'uko muri bugende mubikurikirana mu buhamya abitabiriye bari buze kubagezaho, haba abo mu muryango we, inshuti ze, abahanzi yakoreye indirimbo ndetse n'abandi bagiye batandukanye. Uyu ni umuhango rero witabiriwe n'abantu benshi, harimo Aimable Twahirwa, uyu ni umuyobozi wa Minisiteri y'Umuco, akaba n'umuntu wagize uruhare runini nawe mu muziki nyarwanda, akaba akurikiranira bya hafi umuziki nyarwanda, kandi nawe akaba ari umwe mu bagize famiye ya Junior Multi System nk'uko abitangaza. Ni umugoroba rero witabiriwe n'ibyamamare bigiye bitandukanye bya hano mu Rwanda, harimo King James, Tom Close, harimo Bruce Melodie, harimo na Butera Knowless, harimo umugabo we Clement, harimo n'abandi benshi bigaragara ko ari umuntu wari ukunzwe cyane, ndetse nk'uko bamwe muri bo bagiye batanga ubuhamya bavuze ko ari we wabafashije kuzamuka. Hari abaproducer bagenzi be bari bugende batanga ubuhamya, ndetse n'abandi bantu benshi yafashije muri uyu muziki kugira ngo bave ku rwego rumwe bajye no ku rundi. Shinyoro namukundaga cyane. Shinyoro muri vakanse yazaga mu rugo wanjye akabana na barumuna be n'abashikiwe cyane. Yarabakundaga kenshi. Aho mwibukira cyane nuko barumuna be bakundaga gukubagana, akababwira ati ibyo muri gukora sibyo, none mujye mu bana beza mukundane. Ndibuka ko yakundaga kubatoza urukundo cyane, akabasaba guhora batuje bakundana. Navutse ndeba, nakuze ndeba, ubwinshi rero n'ukuntu barabanye na wabo nawe arababwira ko ugiye gupfa. Yarabyiyumvaga musinzi, ariko uravuga ibi asaba ibyiyumva bereka gupfa ni byiza, bereka gupfa si bibi. Yaravuze ngo barangiritse. Serumu ya mbere yararangiye, batinda ku ya kabiri. Arambwira ati mama, babwira bankureho serumu. Ndangije ndamubwira nti ntabwo twari turabona ko
kubona umutsi byatugoye kugira ngo tubone umutsi rero yari umwana egizamplere, yari umwana ukunda abantu, yari umwana ukunda famiye. Kumwibagirwa ntabwo bizanyorohera, ariko ndamushima imbere y'Imana n'imbere y'abantu ko yambere umwana. Sinigeze asuzugura abandi bana basuzugura ba nyina wabo, sinigeze asuzugura barumuna be. Yari umwana utose kandi ukunda guseka, ugira impuhwe, wamutura n'ikibazo yaba adafite icyo aguha bikamubabaza. Ariko ikintu muranyishimira n'isaha nishimira nuko apfuye n'umukiranutsi, yari umukristo, yariteguye, twanakoranye n'impanuka, ariko kuba ataratashye icyo gihe, kuba ataratuvuye icyo gihe ni ikigaragaza ko Imana yamuhaye ikindi gihe cyo ndayikorwa na Junior, nkora n'iya gatatu yitwa Niko Nabaye, nayo ni Junior wayikoze. Yankoreye indirimbo nyinshi abantu bakunze, binkorera kariyeri. Ntekereza ko ubuzima bwanjye buragoye kugira ngo ntibagirwe Junior. Rero kimwe mu bintu mwibukiraho ari mu bihe arwaye, ubwo yari yarakoze impanuka, twajyaga twumva nk'umuntu twabanye bya hafi, numvaga kuri njyewe mfite ibikomere, kubona Junior atagikora, kubona ubuzima bwe bugeze aho aba yicaye atabasha gukora. Rero buri gihe nkajya numva hari icyo umutima wanjye usukumira kuba ntakora, nkamuhamagara tukavugana tukabonana. Akenshi nkaba ndi kubona King James uko turi inshuti za buri munsi, tukamuhamagara tukamubaza uko ameze. Ariko icyo mwibukiraho ni uko ukurikije ibihe yanyuzemo guhera mu mwaka wa 2019 ubwo yakoraga impanuka, ntabwo ari umuntu wese abasha kubyihanganira. N'abarumuna be n'icyo kongera ibiganiro bikongera bigatangira, tukongera gasubirana, ukabona gasubiranye urugwiro, nyine agiye ku murongo nta kibazo. Junior mufata nk'umwana wanjye, umuhungu wanjye, amuri mu biganza. Muzi ari mutoya cyane, akiga muri primaire. Iyo bavugaga by'imiziki n'ibindi byose nanjye hanyuze mu maso mbibona uko ibyo yakoraga, nyine ubona umujyi w'umuziki ko murimo nyine ari ibintu atagize ashakisha ku mbaraga, ahubwo ari ibintu bimusanzwemo. Junior namukundaga cyane. Junior muri vakansi yazaga mu rugo iwanjye akabana na barumuna be na bashiki be cyane, yarabakundaga. Kenshi aho mwibukira cyane ni uko barumuna be bakundaga gukubagana, akababwira ati ibyo uri gukora si byo, none mujye muba abana beza mukundane. Nibuka ko yakundaga kubatoza urukundo cyane, akabasaba guhora batuje bakundana. Navutse ndeba, nakuze ndeba, byinshi rero nta kintu nanyumaga pe, kuko hari n'aho byageraga. niyo umuntu wa mbere nibuka kigiye yarabaye producer, nkajya mutesha umutwe amubwira ati Junior ndashikaniye uzana yose, akajya guhamagara akamubwira ati utajya uvugisha mushiki wanjye. Urumva yifuzaga yuko twishima, ariko ikintu mpora nishimira n'isaha nishimira nuko apfuye n'umukiranutsi, yari umukristo, yariteguye, twanakoranye n'impanuka, ariko kuba ataratashye icyo gihe, kuba ataratuvuyemo icyo gihe ni ikigaragaza ko Imana yamuhaye ikindi gihe cyo kugira ngo yitegure. None abishimira Imana. Yigeze gukora impanuka i Burundi agwa mu mazi, yari wa mwana w'umwaka n'igice gutyo. Burya urupfu igwa mugenzi we kuva kera tukiri mu mahanga. Agwa mu mazi, umukozi agiye mu gikoni amusanga ari mu mazi, abantu bamukuramo yamaze gupfa, bazi ko yapfuye, abantu baranyihanganisha. Haza umugabo waguye mu mazi, umwana wamaze no kumufuka, bazi ko yapfuye. Nyine aravuga oya, reka tugerageze.
no kujya gushira umwana ngo yapfuye tugerageze tube kwabaho baramugerageza umwana agaruka agarura ubuzima numva icyo kintu cya mbere cyamubayeho hagera igihe cyo gutaha mu Rwanda rero tuvuye i Burundi tugeze i Nyabarongo twikubita hasi imodoka irangije iraduka umushoferi arapfa Junior yari umwana w'imyaka 10 yari umwana muto anyura muri parabrise umutwe uracika umutwe wose uracika inyama yose wongera arayisubira badutwara ariko ari Faisal icyo gihe abazungu bigese fa frontiere arongera abantu arongera aramuriza binari ragwikisubiza uruvugo rupfu rubaye rwa kabiri bamumuriza ku mwana baramuvura kuri Faisal Junior arakira hagiye rero ejo bundi 2019 yaragiye mu isabukuru ya mushiki wese ariko kumwe na nyina wabo mama Elsie na Elsie bajya muri anniversaire abantu babatumye ariko agenda ashidikanya bugikiye iyo ushidikanya ikintu ntukagende pe yanga no kugenda nyina wabo mbwira Junior ari wewe umusaza wiwe utegeza no kuza muri anniversaire yiwe baragenda bakora anniversaire batashye nako bakoze impanuka gutyo Junior akoze impanuka ajya mu muhanda turababara umwana mbonye bakiri imodoka mbere zitarabatwara ariko cyambere nshimye uze ya costume namuze amuyoboke bamugezeho akira mu muhanda na costume amuyoboke barababwiye ngo ari umwana w'umusitari ukoze impanuka bagiye kumusanga ari mu muhanda bamujyana kwa muganga turajyana tugumana yo na costume arizo mu mugisha ari hehe mushimire rwose igihe akora impanuka yakoranye n'umugore wanjye n'umukobwa wanjye abo rero bari ndi mu kazi basanga ku muhanda none umuntu nasanze ni Austin na Muyoboke nibo nabo basanze baterura bashyira muri ambulance turagenda tugeseshka tujya tunetereza iby'abaganga gahunda zabo turaharara bajya komeza kumera nabi tubyirukamo baratubwira ati uko kuboko narimo force namuganye se hano ntabwo abantu bandoda ku kuboko ku buryo yasubirana bikari kuboko kukagumaho ati ntabwo bishoboka muganga umwe mu dogiteri mwarambwira ati hano hashobora kujyamo infection ahubwo agatuma apfa ati mufata icyemezo niba ahubwo ukuboko tuguce banjyana muri salle dope na mama we nigiye wamusinyeye kugira ngo bamuce ukuboko na papa we ari kumwe na mama we batujyanye muri operation room aho nyine ukuboko baraguca ararwara kuseshka tugera aho tuva seshka arazajya mu rugo iwanjye ararwarirayo bamupfuka bahaze umuganga aza kumupfuka we seshka tukamutegera tukajya mutakaza mu rugo bakamugirira nyine impuza y'isuku n'iki kugira agasubirayo arwariye iwanjye arinda akira byose gahunda z'amasansi n'iki byose ubwo nitwe twagiye ukavugamo. It was sad the very first time numva ko yagozwe tukambwira tusi nagiye kunca ukuboko ubwo se koko nzabaho niba hari noneho ndapfuye we ndambwiye ihangane muri kimwe kigire impamvu ariko this is not the end of you. I feel sad sometimes kubona ko ari byo byabaye itangiriro ry'ubuzima bwe gutangira kugenda gahoro gahoro. I feel sad kubona at the end of the day byanarangiye agiye. Ndibuka tumaze ngira ngo I don't know maybe if it's a calling gusa icyashimishije ni ukuntu abahanzi bagezanye n'abantu tubana muri iyi industry Junior wenda ntabwo twajyaga hariya ngo tubivuge gusa nakoze accident nakoze mobilization yego ninjye wamugezeho bwa mbere namuyoboke dukora ibyo dukora saba na order pass kuba hari unless numvaga tumuri mideni bw'ibyo yadukoreye n'icyo gihe
nubwo wenda nyuma yavuyemo akorana na Pasi sinamenya ko byagenze na nyuma yaho ni nawe wankoreye mastering indirimbo yanjye ya nyuma na Byari na Melodie yitwa Closer. Junior namvuga byinshi. No man is an island, no man is perfect, but he was a good lad. It is sad that he's gone, that he left the way he left, that he lived his last days of his life the way he lived. It's not how we would have wished, but everyone has a story. Ndashimira umuntu wese asaba umuntu gukomeza gukomera abavandimwe be utuntu abana. I know he left 2 kids. Abana bakeneye kwitabwaho, abana bakeneye kwiga. At least it's the least we can do. If you can help, if we can help. Rest in peace, Julia. Love you, brother. Njyewe rero ku giti cyanjye nka Zizu hari ibihe byinshi udashobora kumva mu mutwe uko ngiye mufata nk'umuntu wakoze ikintu gikomeye cyane ku buzima bwanjye, ubuzima bw'umuziki. Ubwo natangiraga gukora indirimbo mpuza abahanzi benshi, Junior niwe muntu wabaga nkorera indirimbo. Guhera ku ndirimbo abantu bakunze cyane nka Bagupfusha Ubusa, Junior wayikoze. Dukora iya kabiri yitwaga Fata nayikorwa na Junior. Nkora n'iya gatatu yitwa Niko Nabaye, nayo ni Junior wayikoze. Yankoreye indirimbo nyinshi abantu bakunze, binkorera kariyeri. Ntekereza ko mu buzima bwanjye biragoye kugira ngo nibagirwe Junior. Rero kimwe mu bintu mwibukiraho ari mu bihe arwaye, ubwo yari yarakoze impanuka, twajyaga twumva nk'umuntu twabanye bya hafi. Numvaga kuri njyewe mfite ibikomere, kubona Junior atagikora, kubona ubuzima bwe bugeze aho aba yicaye atabasha gukora. Rero buri gihe nkajya numva hari icyo umutima wanjye usukumira kuba nakora, nkamuhamagara tukavugana tukabonana. Akenshi nkaba ndi kumwe na King James kuko turi inshuti za buri munsi, tukamuhamagara tukamubaza uko ameze. Ariko icyo mwibukiraho ni uko ukurikije ibihe yanyuzemo, guhera mu mwaka wa 2019 ubwo yakoraga impanuka, ntabwo ari umuntu wese wabasha kubyihanganira. Ntabwo ari umuntu wese wumva kuba yari producer atunzwe no kuba ajya muri studio agakora. Ariko guhera icyo gihe ntabwo byari bigishoboka. Ariko naramuhamagaraga nkumva yuzuranye morale, nkumva afite morale, nkumva arimo araseka. Yakundaga kumpamagara ngo jamaa yangu, nkajya kubona nkabona arampamagaye ngo jamaa yangu, ngo none se muri gukora iki? Uko yagiye abana n'abahanzi byavuzwe, so kubona icyo umuntu yarenzaho biragoye. Ariko nanone wigeze kuvuga uti nyuma y'iyi documentary hari abaza kurenzaho agakirigishwa. Reka nanjye wenda bari ko ndenzaho. So Gemenya Junior bwa mbere namwumvise ndi muri studio yitwa Bridge, numva na producer witwa Nicola, niwe twakoranaga icyo gihe. Ariko kimwe mu bintu numvanye Nicola, bakimuvuga wese bavuga ko afite umuntu we akunda ariko yubaha cyane. Sinzi ibintu barimo bavuga, ariko bavuga bati ibyo bintu
niba mushaka yuko bigenda neza mushake nimero za mama we muraza kumubwira araza kubafasha byihute. So ibyo rero bagiye bavuga kuri urwo ruhande rwose ni ukuri, ntabwo ari ukumuvuga kuko yagiye, kuko ikintu icyo ari cyo cyose iyo abantu bicaye nk'uko nguko bavuga uwagiye inshuro zose bamuvuga ibyiza, ariko kuri Junior ibyo bavugaga rwose nibyo. Junior twaje rero kongera guhura, sinibuka indirimbo yarimo kunkorera, ariko icyo gihe ndakeka ari indirimbo nakoranye na Risudi yitwa Bibaho, yakozwe n'umuproducer witwa Didier, ariko Junior aza gutanga umusada wo kuyikora neza, mixage na mastering yayo, nibwo yahise asaba gukora ka kajingo yajyaga akoresha mu ndirimbo. So kuva icyo gihe twagiye dukorana mu bihe bitandukanye. Ikintu jyewe muzi nuko iyo mwicaraga muri studio mu minota 30 indirimbo mwabaga muyifite. Indirimbo zitarangiraga muri studio mwagiye muri session byabaga biturutse ku muhanzi, ariko ku bijyanye n'akazi ke mu producer kubona beat mu minota 15 yabaga amaze kuyikora 20-30, ku buryo mu producer batavunaga abahanzi. Ikindi ndi buvuge buriya mu bintu bijyanye n'ubuhanzi, iyo umuntu afite impano n'ingingano ngira ngo hari igihe bitaramba, hari igihe utangira kubikora ugakora hit imwe hit ebyiri, hanyuma haza abandi nyine babifitemo impano zirenze ukibagirana. Mbere yuko Junior agira ikibazo yagize cya accident, n'umwe mu producer batigeze bava kuri hit kuva yatangira gukora kugeza icyo gihe. Wumva icyo gihe nabwo biba nuko haciye n'igihe cyo kurwara, akava muri studio agasa nk'aho abantu bahugiye ku bindi, ku bandi ba producer. Ariko kuva Junior yakora indirimbo abantu bitwa ko bamenye ya Urban Boys Ndahiro, nubwo hari n'izindi yari afite yagiye akora, yahise azamuka ku buryo kuva icyo gihe kugeza akora accident n'umwe mu producer bahuraga kuri top. Yagiye hari indirimbo ngira ngo zizo yagiye avuga yamukoreye, zimwe muri zo zabaye indirimbo z'umwaka mu Rwanda, arizo yagiye akorera n'abandi bahanzi batandukanye zagiye zifata ibihembo bitandukanye. Hari album menshi yagiye akoraho. Ni ukuvuga ngo ni umuproducer wakomeje kuba buri mwaka afite igikorwa cyiza kimugumisha ku rwego rwa mbere mu gihugu. Kubw'ibyago rero ubuzima nyine uko umuntu abubona, tububona ngira ngo tutabigambanye cyangwa tutabisabye, umuntu yisanga ari muzima. Sinzi ko hari umuntu wenda wabitekerejeho mbere yo kuza wenda, hanyuma n'igihe yagiye kugenda nta n'inama agishwa. Imana iduha ubuzima nyine, igihe cyo kubutwambura iyo kigeze irabufata. Tumaze igihe n'abahanzi tubura bamwe muri twe, abaproducer ndakeka Junior nubwo twakomeje tuvuga ko ari umuhanzi, ni umuhanzi mu buryo bw'ibicurangisha, ariko ni n'umuproducer. So kuri twe buriya Junior urugendo rwe yararugenze, yasize indirimbo nyinshi. Igihe cyose tuzajya twumvamo Junior Multi System tuzajya tumuzirikana, tumwibuke. Ariko kuba Junior agiye ejo n'undi muri twe, so hari ijambo nabonye we yavuze, naka clip gatoya kari kuri YouTube avuga ko isomo yabonye mu buzima no ku buzima ari ubusa. So igihe n'iki ngiki tumwibuka, numva tuba dukwiriye no kuzirikana ko uko duca Rusororo wenda tugiye guherekeza mu miryango, tukabonayo ba Buravan, tukabonayo ba Jay Polly n'abandi, ubu tugiye kujya tubonayo na Junior. So bivuze ko n'ejo bundi undi wari wese muri twe byamubaho. So ni igihe cyiza nyine cyo kuzirikana ibyo turimo dukora, tukamenya uko
byubaka sosiyete nk'uko Junior yabikoze. Hari umuntu duherutse kuganira, buriya hari ikintu abahanzi tutajya dukunda gutekereza kijyanye n'agaciro dufite muri sosiyete. Ibintu byinshi tukabikora dukeka ko ari twe bifitiye inyungu gusa. Nakoze hit, nabonye kontra runaka, nabonye ibitaramo runaka, ariko mu by'ukuri tugira uruhare runini mu bijyanye n'umuco n'imyidagaduro mu gihugu. Ziriya ndirimbo nyinshi Junior yakoze, hari abo zakuye muri depression, hari abo zubakiye ingo zari zigiye gusenyuka, hari n'indirimbo nyine zubatse umuryango nyarwanda mu buryo bundi muri rusange. So ibyo byose rero kuri twebwe nk'abahanzi ni hamwe mu hantu dukwiriye gusiga umusanzu wacu kugira ngo ibyo dukora bye kugarukira wenda kuri twe gusa, nubwo ndabizi ko icyo kintu turagikora, ariko ni kugira ngo tugikore tunakizirikana, turi conscious yuko icyo kintu gihari, tugikore tuzi ko ibyo dukora twebwe nk'abahanzi. Abafana, hari mushiki wa Junior wavuze ukuntu yajyaga asaba Junior nimero za Knowless, ngo hari impamvu yazisabaga. Tumenye ko hari abantu bameze gutyo batureberaho, bifuza guhura natwe, bifuza kumenya uko tubayeho, bifuza kutwigana kugira ngo nabo babeho ubuzima bwabo gutyo. So numva this is a wake up call, ni nko kutwibutsa. Hanyuma hari umunsi uko twese twicaye hano tuzaba tutakiri ku isi. Uwo munsi urahari, kandi ngira ngo nta yindi jenoside izongera kuba mu Rwanda. So kuko impamvu mbivuze gutyo nuko iyo umuntu avutse niwo munsi asinya kontra y'urupfu, ubundi ukicara ugutegereje. Imana yagutiza imyaka myinshi ukayikoramo ibintu byinshi. Junior we hari ibyo yakoze, twe rero iminsi dusigaje tutazi ingana gute, tubitware nkaho mu natwe tugende tugerageze gukora ibyiza kurushaho, ku buryo umusanzu wacu. Junior, ikintu ndi busorezeho nuko simuzi ari umuntu afitanye beef, kandi mu bintu by'umuziki biroroshye kugira beef. Hari akantu Austin yacishijemo avuga ati yigeze kunicira gahunda. Ni ibintu biba ku producer benshi, ntabwo ari bose, harimo abatica gahunda z'abahanzi, ariko biroroshye ko producer yakwica gahunda y'umuhanzi. Kubera iki? Niba mfitanye gahunda na Junior, ndifuza yuko nimugeraho usanga yasinziriye bihagije, yaruhutse bihagije, tugakorana, kandi nifuza kumumarana amasaha menshi. Hanyuma ayo masaha turi kumwe hari undi nawe ubereye mu rugo wenda uruhutse umushaka, nidusoza nawe arahita amuhamagara aze ashake ko bakomezanya, kandi bakomezanye nkaho nawe avuye kuruhuka, bimeze gutyo. So ugasanga rero biragoye ko umuproducer uri kuri hit, uri on top, ko yakubahiriza gahunda z'abantu benshi. So nubwo hari igihe rero yajyaga agira gutya akica na gahunda y'umuntu, nanjye yigeze kunyicira gahunda, ariko yabaga ari wa muntu kuko uzi ko agira umutima mwiza, utabonaho ukura uburakari bwo kumurakarira ku buryo n'ejo mutakongera gukorana. Hari indirimbo twari dufitanye na Diplomate yambwiye ati hari indirimbo mfite kwa Junior uze tuyikorane. Tugera kuri studio Junior turamubura, ariko nyuma y'iyo gahunda nakoranye nawe izindi ndirimbo. Kubera iki? Kuko nabaga nzi ko wasanga yazindukiye muri studio, umuhanzi bari kumwe yananiwe kumurekura, nanjye wenda niviriye mu byanjye, ariko gahunda yanjye nayigumishije mu mutwe. So bikagora kuba wabona producer ukora kuva mu gitondo kugeza mu kindi gitondo. So Junior, icyo navuga benshi bakivuze, Imana imuhiruko ridashira, ariko nanone icyo tuberaho ni gusiga legacy cyangwa gusiga amateka. Junior amateka yarayasize, yasize n'amahirwe ko yasize abana. So azakomeza guhonokera muri abo, azakomereza muri abo ngabo, ndetse n'ibikorwa yakoze bizakomeza bitume duhora tumwibuka. Nashimye ko nabonye mama wakomeye muri ino video, ukomeze ukomere uko tubishoboye. Nuhura n'umuhanzi jya umufata nka Junior, kubera ko
yatubereye inshuti, twabanye nawe neza, nubwo bitewe rimwe na rimwe n'akazi n'izindi nshingano abantu bagenda bagira cyangwa babamo, hari igihe twagiraga gutya tukaburana, kuko njye nasaga nkaho ntari mperukanye nawe cyane, ariko ni umwe mu bantu aho mwahuriraga mwahitaga mukomezanya nkaho nta n'igihe kigeze gicamo hagati. So natangiye mvuga ko muri bibone byinshi byo kuvuga, ariko nabarambiye mwihangane. So Imana imwakire, mutuzahe. Nitwa Melodie nk'uko babivuze, nanjye nabanye na Junior igihe kitari gito, ntabwo nibuka igihe namumenyeye, ariko nk'uko yabisabye ko tumuririmbira, ko tuzamuririmbira igihe azaba atakiri kumwe natwe, ibyo tugiye gukora. Ariko mbere yuko mbikora, buri bwo yabisabye ntiyashaka ko tuzaba tubabaye. Hari inkuru rero ngewe muziho, imwe nyiziranyeho na Zizu. Junior ari umuntu munini ufite ibiro biruta ibi byanjye. Umunsi umwe rero twari twicaye muri studio, yicara ku ntebe, ariko iyo ntebe yari ikuze. Iyo ntebe ntiyabasha kumwihanganira, iraturika. Noneho kubona Junior hasi, iyo ni iya mbere. Hanyuma indi ya kabiri namuguyeho muri studio, kuko mwabivuze koko yari umuntu ukunda guseka kandi ugira amagambo make, ukunda guhora yishimye. Rero arambeshya, gahunda yajya yakiramo undi muhanzi, nanjye mpageze kwihangana biranga, nsimbuka igipangu, bamuguyeho. Ankubise amaso, arabibona nyine ko yambeshye, nkabamufashe. Arambwira ati nari nakubeshye koko, ariko ubwimfashe yicaraho, tugire vuba nawe mpite gukorera. Ariko yaba ari nkunda, ashobora kuba yari kumbona akagerageza kwidefanda akarakara, akambwira ati gute ubundi utsimbukira muri studio. Yari umuntu mwiza, kandi njye na Junior turangana, twavutse mu gihe kimwe, biteye ubwoba kuva mu buzima ku myaka nyine mitoya, ariko Imana igira uko ibara, igira uko ibipanga. Ubwo yizera Imana, ndizera ko ari ahantu heza. Rero nigeze kumva hari umuntu uri kuri piano, kugira ngo ntaza gutwara umwanya munini, reka ndirimba, araza kumfasha, ariko namwe mumfashe kubera ko nibyo yadusabye. Umuntu wumva abizi aririmba. Yakoreye indirimbo yitwa Byinyinisha mu 2015. Nari nkiri umuhanzi muto cyane, ariko iyo ndirimbo yagira umumaro munini, ugenda bimushimiye wenda nubwo ntabashije kubikora gihari. Nkimara kubimenya, naraturitse ndaseka, ibinezaneza, ibyishimo, umunezero birandenga, binyuzura umutima. Ndatangara burya hari byinshi ubarusha. So serious, so sexy baby, so strong enough, amazing, oh yeah. Chiki chika, chiki chika, Murakoze cyane. Melodie aho ngaho, ihangane ugume hano gato, ndumva Junior ku kantu gato twaba tumusondetse, ariko ntabwo uri bwongere wenda kugira ibintu byinshi uririmba, nuko nzi ko hari abahanzi benshi, ndagira ngo noneho tubahamagare bazire rimwe muri Guma Guma, Bruce Ryder, Knowless, King James n'abandi. Ariko nakundaga kuba nicaye ku ntebe imwe na Jay Polly. Bruce isora uko twaba twicaye mu matuma turavuga tuti, najya nkunda kubatera story nigize pasiteri mbabwira yuko rimwe tuzaduhagarara tukavuga ati kariya gasozi kariya k'umusaza witwa Bruce Melodie ubu ntakiriho, tukongera yari story. Tukabwira Jay Polly ati bazajya banyura, bavuga ati yari umuhanzi ukomeye cyane witwaga Twishime Yoshua, twakoreshaga amazina y'Ikinyarwanda. None koko inshuti zanjye ndabona byakomeye.
dufunge butu gikomanda umugani umuhanzi mugenzi wacu. Birakaze Bruce yavuze ko ku myaka mito dutangiye kugenda ducaho bunyi pola nanjye nagizemo akikango, ariko icyiza nuko tuzi ko abizera Imana azaba igitondo cy'umuzuko tukongera tugahura twese tukongera tukaririmba nka gutya. Murakoze. Junior dukora indirimbo nyinshi ngiba mu itsinda ryitwa Indatwa, nta nubwo lyrics nzibuka neza cyane, ariko ngiye kugerageza ubwo nayo mva arashoboye umupianiste aramfasha. Hindukira baturebe kuko tubaye umwe, njye nawe mu rukundo turaberanye akiri impeta, twandika amateka umbyarira imfura tunuzukuruze tubaye umwe, ubu tubaye umwe, njye nawe tubaye umwe. Abansi bawe iyo bazaba banjye, abakunzi bawe nabo bazaba banjye, abamarira abano ungorane tuzahunge niba natasinka icyatuma nshiguka cyamba baza hindukira baturebe kuko tubaye umwe, njye nawe mu rukundo turaberanye akiri impeta, twandika amateka umbyarira imfura tunuzukuruze tubaye umwe, ubu tubaye umwe, njye nawe tubaye umwe. Umuryango wa Junior Mukomere, mama wa tante, abahanzi turuzi w'ingenzi ariko yaranzwe n'urukundo n'ibyishimo. Ijambo ry'Imana riravuga ngo mwisi muzanyura mu mibabaro ariko nimuhumure Kristo yanesheje isi. Turizera ko mu gitondo cy'umuzuko tuzabonana nawe. Mugenzi wanjye reka nkubwire, Yesu wawe amenya byose, yatsinze byose ku musaraba, wikwiheba aragukunda, humura Yesu arabizi, humura Yesu arakuzi, humura Yesu arabizi, Yesu wawe amenya byose, humura Yesu arabizi, humura Yesu arakuzi, humura Yesu arabizi, Yesu wawe amenya byose. Wirira reka maganya umvira Imana kandi uyizere, nta cyiza kwima nuyumvira Yesu wacu yatsinze byose, humura Yesu arabizi, humura Yesu arakuzi, humura Yesu arabizi, Yesu wawe amenya byose. Muraho neza, nanjye nitwa Marina, ndi umwe mu bahanzikazi bakoranye na Junior Maxime. Ikindi yari inshuti yanjye kuko buri muntu wese wakoranye na Junior yabaga ari inshuti. Njye rero indirimbo twakoranye yitwa Too Much, nikeza ko abantu benshi bayizi, ariko ndumva umutima wanjye nari kumva nandirimbo. Hari indirimbo ivuga ngo
hari igihe kizagera umwami Yesu agarutse kutujyana iyo mu ijuru Maria tahiye urisi ndashaka ko twisubira tunesibyo nishimiye uzakubona Yesu ubwo uzaba ugarutse kunjyana